Nshuti bavandimwe, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese bibane namwe. Reka dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana igira neza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe wandikishije kugira ngo riduhishurire iby'ubwami bwawe. Ijambo ryawe riduhumuriza, ijambo ryawe ritubere inkomezi mu bihe bitandukanye. Turagusaba kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kumara twumva ijambo ryawe. Mwuka wawe wera dufashe kumva ndetse no kumvira ijambo ryawe. Niyo tubisabye twizeye mu izina ryawe, amena. Nshuti bavandimwe, tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma mu gice cya 6 duhereye ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 32 avutse. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu nk'intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfira ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko babura impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravuga bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, Mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe usabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyire ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyira ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi, asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana baragenda, basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arabasubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli weho wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya gusenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira.
Ba bagabo bongera guterana ibwami babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyirushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi ya rwa rwobo Daniyeli yarimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Nshuti bakundwa bene data, ijambo ry'Imana tumaze gusoma ni ijambo ntekereza ko ryasomwe kenshi, ariko kuri iyi nshuro ndashaka ko tugaruka ku ijambo rigira riti ese igifite agaciro kuruta ibindi ni ikihe? Mu buzima busanzwe ugiye ubaza buri muntu umwe ukamubaza ati ese ni igiki gifite agaciro kuri wowe? Ni igiki wumva cy'agaciro? Hari ushobora kukubwira ati wenda ni imitungo mfite, undi wamubaza akakubwira ati nuko ikintu cy'agaciro mfite ni umuryango wanjye, undi akakubaza ati ni akazi kanjye nkora ka buri munsi. Abantu bakakubwira ibigiye bitandukanye. Hari n'uwo wabaza akakubwira ati gifite agaciro nuko namenye Kristo, undi akakubwira ati gifite agaciro kuri njye nuko Imana iriho kandi nkunda. Umuntu umubajije ikintu gifite agaciro kuruta ibindi, abantu rwose bagusubiza ibintu bigiye bitandukanye. Niryo jambo nshaka ko tugarukaho mw'ibi bihe turimo kuri iki cyumweru, nanone twongere gutekereza kuri jambo ngo mbese gifite agaciro kuruta ibindi ni ikihe? Nshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye igihe umwami Dariyo yari ari ku ngoma ndetse n'iby'ubutware bwe nuko byagiye bigenda. Twumvisemo umugabo witwa Daniyeli. Daniyeli yari umwe mu bajyanywe mu bunyage, yari yaraturutse mu Bisirayeli igihe umwami Nebukadinezari yateraga Yehoyakimu akanyaga ibintu bye byose, ndetse yanategetse ko bareba abasore beza b'uburanga b'abahanga mu byo kumenya ndetse no mu byo gusobanukirwa ngo nabo babamushyire. Daniyeli rero agiye mw'abo basore nabo babajyana mu bunyage ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Iyo dusomye mu gice cya mbere batugaragariza uburyo ki Daniyeli yajyanywe mu bunyage hamwe na bagenzi be, babaha amazina mashyashya, ariko Daniyeli we mu mutima we arahiga aravuga ati ibyo ari byo byose, icyo bavuga cyose ntabwo nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ahiga uwo muhigo mu mutima we. Byashakaga kuvuga iki? Daniyeli nubwo yari yarajyanywe mu bunyage, ariko hari ahandi hantu yari yaravuye mu Bisirayeli, yarabonye Imana ukuntu yagiye ibana na ba sekuruza, abona ukuntu Imana yagiye ibana nabo mu bihe bitandukanye, yarazi amateka, azi n'Imana nyayo, ayizi neza, yisobanukiwe. Nyuma y'uko rero ageze ku ngoma y'umwami Nebukadinezari, bababwira ibyo bagomba kuzajya barya, ibyo bagomba kuzajya bakora, ariko Daniyeli warahiga mu mutima we ngo ntabwo azigera
yiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kuko birumvikana byabaga byaterekerewe izindi mana zigiye zitandukanye, habaga ibigirwamana byinshi cyane. Ariko Daniel arahiga ngo mu mutima we ko azakomeza kwizera Imana ye, agakomeza kwiringira Imana ye, atazayibangikanya n'ibigirwamana. Barabajyana rero, Daniel Imana ibana nawe, imukoresha iby'ubutwari, imukoresha imirimo ikomeye rwose, abandi bananiwe, we rwose Imana ikajya imuha impano yo kumenya gusobanura inzozi umwami yabaga yarose, ndetse rwose abami baza kumugira n'icyizere, bamuha kuba umwe mu batware bari bahagarariye ubwami. Mu gice rero twasomye nyigarutseho, niho twasanze uburyo umwami ku ngoma y'umwami Dariyo yashatse kugabanya mo igihugu cye intara, noneho ategeka abatware bo ko bagenda mu izo ntara kugira ngo bajye babasha kumugezaho amakuru ajyanye n'iby'ubwami. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko yashatse kugabanya mu igihugu mu intara 120. Urumva zari intara nyinshi. Rero Daniel yari umwe mu batware bo hejuru. Daniel rero abo bari bafatanyije umurimo, kuko Daniel yararatoniye mu bwami, Daniel bamugiriye ishyari. Ariko kumugirira ishyari ntacyo byari bimubwiye we, ntabwo yitaga ku bw'icyubahiro afite, ntabwo yitaga kuko gutoneshwa, ntabwo yitaga ku gikundira Imana yari yaramuhaye. Ikintu yitagaho cyane nuko yumvaga ibyo afite byose, uko gutoneshwa, ubwo kugirwa umwami, ubwo bwenge bwose yari afite yabukeshaga kubaha Imana, nicyo yahaga agaciro mu buzima bwe. Daniel rero nyuma yuko bamugambaniye, baravuga bati se uyu muntu uko atonye ku mwami kuturusha turamukorera iki? Baraterana bareba inenge n'imwe bamuregesha, barayibura. Nyuma rero yo kwibura, uko ijambo ry'Imana ryatubwiye twasomye mu bice bya 6 kugera ku murongo wa 23, batubwiye ko nyuma yuko babibuze ibyo bamuregesha, babuze impamvu n'imwe, bamuzeho n'igicumuro n'iki na kimwe, ngo bigiriye inama yo kurema itegeko rizamugusha cyangwa se rizamukoraho cyangwa se atazabasha kubahiriza. Nibwo rero baragiye baraterana abanyamategeko n'abandi bagiye bakomeye, bashyiraho itegeko ry'uko ngo umuntu wese uzaramya Imana yose cyangwa se akambaza ikindi cyose kitari umutware cyangwa se umwami azabihanirwa. Noneho iryo tegeko baragenda baribwira umwami, umwami ashyiraho rwose urwandiko, ashyiraho umukono we, itegeko riremezwa mu bwami bwose, rirasohoka. Nyuma yuko rero Daniel amaze kuribona ko rwose byemejwe, ntabwo yacitse intege, ahubwo yarakomeje akagenda n'ubundi nk'uko yasengaga inshuro 3 ku munsi, agasenga Imana. Ntiyacibwa intege n'ibiri kuvugwa, n'ibiriho, n'ibirego bamureze, ahubwo akomera ku Mana ye, akomeza kwiringira Imana, akomeza kubaha Imana. Daniel rero mu gihe ngo yararimo asenga, abandi batware baramurabutswe, babona ko we yakomeje kwica itegeko ry'umwami, yakomeje gusenga indi mana itari umwami, yakomeje gupfukamira indi mana itari umwami. Bahita birukanka baragenda bajya ku mwami Dariyo, baramubwira ngo si we washyizeho iri tegeko ry'uko nta muntu uzongera kuramya cyangwa se gusaba indi mana cyangwa se undi muntu utari wowe nyagasani? Ati yego ni wowe. Ati si we washyizeho umukono y'uko iri tegeko ari ntavuguruzwa, ari nk'iry'Abamedi n'Abaperesi? Ati yego. Daniel mutware rwose ntabwo ari kuryubahiriza, we ari gusenga 3. Bakimara kubivuga, umwami arakazwa n'amagambo bamubwiye, ariko yanga guhita bigaragaza. Icyatumye arakazwa n'ayo magambo nuko Daniel mukuri Imana yaramuhaye igikundiro cyo gukundwa n'umwami ndetse no gutoneshwa, kuko Daniel muri we hari harimo umwuka mwiza w'Imana, muri we hari harimo ubwiza bw'Imana. Nyuma rero yuko iryo tegeko ryari ntavuguruzwa, umwami yemeye gutegeka yuko Daniel ashyirwa mu rwobo rw'intare nk'igihano cyari kuzakatirwa umuntu wese wabaga wafashwe
atunamiye cyangwa se atubashye cyangwa se atasabye izo mana zabo cyangwa se atubashye umwami. Daniel bamujyana mu rwobo rw'intare, ariko umwami akomeza kuzirikana Daniel ku mutima, ngo aragenda ngo ntiyari ijoro Daniel yaraye mu rwobo rw'intare, ngo ahubwo mu gitondo mu museso ngo yarabyutse ajya kubaza Daniel. Haleluya. Yarabyutse ajya kubaza Daniel ngo uko yaramutse, ngo ageze iruhande rw'urwobo Daniel yararimo namaze ngo mbese Daniel, ngo Imana yawe ihoraho ngo yabashije kugukiza. Ku murongo wa 23 rero Daniel aramusubiza ngo Imana yanjye ihoraho nsenga ngo yabashije kunyiza, ngo kuko ngo nta cyaha nayigiriye, ngo kandi nawe mwami nyagasani ngo ntago nagucumuyeho. Ngo Daniel ngo Imana yohereje abamarayika baragenda babumba ngo iminwa y'intare, ngo kuko ngo Daniel ngo wa muhigo yari yarahigiye Imana yuko atazigera abangikanya Imana n'ibigirwamana. Daniel muri we mu mutima we harimo guha agaciro kubaha Imana kuruta ibindi byose. Nshuti bavandimwe, Daniel bihe yararimo yari afite uburenganzira bwo guha agaciro icyo umwami yavuze ndetse n'icyo bamutegekesheje nk'igihano, ariko Daniel mu mutima w'ikintu cyari gifite agaciro kuruta ibindi ntabwo ari uko yari ari mu rwobo rw'intare, ntabwo yabyitagaho, ntabwo ari uko umwami yari yashyizeho itegeko, ntabwo ari uko abatware bandi bafatanyaga umurimo bari bamureze, ahubwo Daniel ikintu yahaga agaciro kuruta ibindi nuko yubahaga Imana, kandi muri we isezerano yari yaragiranye n'Imana ry'uko atazigera yiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, yuko atazubaha izindi mana zose zibigirwamana byabo, ngo ahubwo azubaha Imana ishobora byose. Uwo mwuka mwiza wari kuri Daniel uturuka ku Mana niwo wabashije kumufasha kuva mu rwobo rw'intare. Imana irindira Daniel mu rwobo rw'intare. Daniel ntiyitaye mu bihe yararimo, ahubwo nkuko nabivuze nshuti bavandimwe, ikintu yahaye agaciro kuruta ibindi ntago ari uko yari afite ubutware, ntago ari uko yari afite igikundiro, ntago ari uko ari we wenyine wabashije gusobanura iby'umwami yari yanditse ku rusika, ntabwo ari byo yitwaje, ahubwo ikiruta agaciro yahaye ibindi nuko yubashye Imana agakomeza gusenga nkuko yayisengaga. Ntabwo yitaye ku bibazo byari bimugose, ntabwo yitaye ku bihe yari arimo, ahubwo ikiruta agaciro yahaye ibindi nuko yakomeje kubaha Imana. Nshuti bavandimwe, turi mu bihe bigoye, ariko ikintu mbisabira nuko mukuri twaha agaciro gukomeza kubaha Imana. Nshuti bavandimwe, igifite agaciro ntago ari covid, igifite agaciro ntago ari uko isi yose yugarijwe n'iki kiza, igifite agaciro ntago ari uko turi mu rugo, igifite agaciro ntago ari uko tutari kubona uko dusenga tukagira guterana kwera. Igifite agaciro nta n'iki na kimwe kijyanye no kubyiba ibihe bene data, ahubwo igifite agaciro ku buzima bwa muntu n'ibi bihe turimo nuko twubaha Imana. Dushaka kuvuga ngo twubaha Imana byonyine, ariko kukubaha Imana bijyana no gukiranukira Imana. Ijambo ry'Imana twasomye Daniel yavuze ko ngo nta cyaha yegeza akorera Imana, yakomeje kuyubaha, kandi no mu butware yari afite ngo ntago yabonyweho umugayo n'umwe, nabo bakoranaga barabivuga bakamutangira ubuhamya. Rero bene data bavandimwe, igifite agaciro karuta ibindi byose nuko twubaha Imana, tugakiranukira Imana, tukarushaho kugira umusabane bukomeye buhoraho n'Imana. Gukiranukira Imana ntabwo bigarukira gusa kumva ko twubaha Imana, ahubwo kugukiranukira Imana bijyana no kutayicumuraho, no kureka ibyaha, ahubwo tukagwiza ijambo ry'Imana muri twebwe, tugakora ibijyanye no gushaka kw'Imana, tukiringira Imana tukayizera,
tukagira umutima w'urukundo wubaha Imana, tukizera Imana nta buryarya. Iby'ibi bihe n'ibyo kumenya iminsi ntabwo ari ibyacu, kuko Imana niyo igena ibihe. Umubwiriza 3 haravuga ngo Imana bagaragaza uburyo ki Imana yashyiriyeho buri kintu cyose igihe cyacyo. Iby'ibi bihe bene data bifite igihe byatangiriye, kandi Imana yo yonyine iri mu ijuru niyo mugenga w'ibihe, kuko ni nayo ubuzima bwacu bushingiyeho. Bene data benshi bariheba, benshi bakumva ko byacitse, ariko bene data, ubuzima bw'ibimera n'ubuzima bw'inyamaswa buri mu isanzure Imana yaremye. Ariko ikintu kimwe cyonyine nshaka kubibutsa ni uko ubuzima bwacu bwonyine ari bwo buri mu biganza by'Imana. Ntabwo ubuzima bwacu buri mu by'isi gusa, ntabwo ubuzima bwacu buri mu byo tubona mu isi, ahubwo ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero ibyo twibazaho ku by'ibi bihe, ibyo twumva ku by'ibi bihe ntabwo ari ibyacu. Kenshi usanga nko mw'ibi bihe Satani ariganya ubwoko bw'Imana, agashyira imbaraga ku kumva no kwita ku by'ibi bihe, akabibagiza ubusabane bagomba kugirana n'Imana. Igifite agaciro nk'uko nabivuze ni uko tugomba kwizera tukiringira yuko Imana ariyo yonyine ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo, ubundi tukayubaha, tukayikiranukira umunsi ku munsi, tukamenya guca bugufi imbere yayo, tukamenya gusoma ijambo ryayo, tukemera ijambo ryayo kuko ari ryo ridukomeza. Niyo nkota ityaye ikomeye cyane ibasha gukomeza umuntu mu bihe bigoye, tukabasha kuyiringira no kuyizera. Nibyo bizatuma dukomeza koko kumenya igifite agaciro kuruta ibindi. Nshuti bavandimwe, rero ni ukuri igifite agaciro kuruta ibindi ntabwo ari ibihe turimo. Reka Satani yo kudufata ngo aduhuze mu bihe bya Covid nk'ibi ngibi ngo twibagirwe ubusabane bwacu n'Imana. Mureke ubusabane bwacu n'Imana buhoreho, bukomeze nk'uko bwari buri. Wari ufite intege nke rwose asaba Imana imuha imbaraga zo gukomeza kwiyunga nawe. Ari uwacumuye nawe Imana rwose asaba Imana imbabazi, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Uwumva agwije afite intege nkeya mu buzima ndetse no mu bugingo, asaba Imana imwongerera imbaraga. Nshuti bavandimwe, rero mureke duhange amaso Imana, mureke dukomeze kwiringira Imana, twe kwita ku by'isi kuko bizanarangira bishireho, ahubwo twiyungemo imbaraga zo kubaha Imana. Nitwubaha Imana izaduha kwiringira, nitwubaha Imana izaduha gukomezwa ndetse no gukomera. Nitwubaha Imana izaduhisha mu mahema yayo, kandi izabasha kudushyira mu gicucu cy'ishobora byose. Shalom shalom, Imana ikomeze kubarinda kandi bagwizemo imbaraga. Mureke bene data dukomeze kugwiza ijambo ry'Imana. Kandi Timoteyo igice cya 6:8 aravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri ngo kugira umumaro mukeya, ngo ariko kwitoza kubaha Imana ngo kugira umumaro muri byose, ngo kandi ko ngo gufite n'ubugingo buhoraho ndetse n'ubuzaza. Bene data bakundwa, mureke twihatire kubaha Imana, kandi Imana yo ishobora byose, izi byose, izi bijyanye n'iby'ibi bihe kuturinda izaturinda. Mureke twubaha Imana rwose. Igifite agaciro ndabisubiramo kurusha ibindi ni ukubaha Imana, ntabwo ari ukwita ku by'ibi bihe, kuko Imana niwe mugenga w'ibihe kandi izabidukuramo. Mukomeze rero mugira amahoro, Imana ikomeze kubagwizamo imbaraga. Amahoro amahoro, Imana ibarinde. Murakoze cyane. Amen.
se w'imfubyi umugabo w'abapfakazi agirira neza umusanze wese ni uruhura babaye yomora inguma zashavuye ni se w'imfubyi umugabo w'abapfakazi agirira neza umusanze wese Zahora